byose ahabona TV, ikiganiro ugiramo uruhare nawe ubwawe. byose ahabona TV. Twongeye kubaha ikaze tunabasuhuza aho muherereye hose impande n'impande z'igihugu. Iyi ni byose ahabona TV. Icyegeranyo tubazaniye ni cya gaze. Aho ikomoka, uko ikoreshwa by'ukuri. Nzi ko abantu benshi mukeneye kumenya ukuri kwa gaze. Wowe uri kutwumva aka kanya usabwa gusangiza inkuru abantu benshi muziranye bakoresha gaze ndetse n'abutazi bashobora kuzayikoresha kuko birandeba na birakureba. Gaze ni iki? Ituruka he? Ikomoka he? Iyi gaze dukoresha kenshi cyane ikomoka mu bihugu bitandukanye. Tubaza kwibabwira, tubabwira imvo n'imvano ya gaze, tubabwire ne gaze dufite mu Rwanda igiye izatangira gukoreshwa, tubabwire uko ikoreshwa by'ukuri, ibikoresho byayo ndetse n'uburyo ikoramo, nuko wakwirinda mu gihe gaze iramutse igize ikibazo. Iyi ni byose ahabona TV dukomeje kubageza iki cyegeranyo. Reka mbanze mbabwire akamaro ka gaze cyangwa ibyiza bya gaze. Iyi gaze dutekaho iteka vuba ugereranyije n'amakara. Iyi gaze dutekaho icyo nababwira nuko inahendutse cyane, irahendutse kurusha amakara cyangwa inkwi n'ibindi twakoresha, yaba amashanyarazi cyangwa resho n'ibindi byose, ariko gaze ihendutse kubirusha. Iyi gaze kandi iratubuka igahenduka cyane kurusha amakara cyangwa inkwi n'ubundi buryo nababwiye hejuru. Ntiyangiza ibidukikije, icyo nicyo cyambere tugomba kumenya. Igabanya ibyuka byo mu kirere bihumanya ikirere nibura 70%. Kandi kiza cya gaze nuko igira isuku, mu gikoni cyayo hahora hakeye, nta mwanda harangwa, ntiyanduza yaba uyikoresha cyangwa se nayo ubwayo utekera. Dukomeze icyegeranyo cyacu. Vuba aha mu Rwanda hari umushinga wa gaze urimo gutangira. Iyi gaze ikaba izatangira gukoreshwa mu mpera z'umwaka wa 2022. Iyi gaze kandi ngo umusaruro wayo uzazuvamo 1/2 izakoreshwa mu buryo bwo guteka, ikindi gikoresho mu buryo bw'imashini zabugenewe no mu mamodoka. Uyu mushinga ukaba uzatwara akayabo k'amafaranga agera kuri miliyoni 400 z'amadolari. Umaje kumva ibingi ushaka kwibaza uti iyi gaze dukoresha ubu ngubu ikomoka mu kihe gihugu cyangwa ikomoka mu bihe bihugu bya Afurika cyangwa mu Rwanda, kuki ho itaratangira gukoreshwa n'ibihari? Ibi urabisobanukirwa mu gihe kumwe nanjye. Iyi gaze dukoresha waka kanya ikomoka mu bihugu byinshi bitandukanye, ngiye kubabwira 10 by'ingenzi. Uru rutonde nirwo rw'ibihugu birenga 10 binibura buri mwaka bicukura aya matoni ngiye kubabwira. Ku mwanya wa mbere hari Uburusiya na miliyaridi 47 bya metero kibe bicukurwa. Irani iraza ku mwanya wa kabiri na miliyaridi 33. Qatar iraza ku mwanya wa gatatu miliyaridi 24 bya metero kibe bicukurwayo. Etats-Unis miliyaridi 15 bya metero kibe bicukurwayo. Arabia Saudite miliyaridi 9,200. Turkmenistan miliyaridi 2,500. Emirates Arabes Unis miliyaridi 691. Naho Venezuela ni miliyaridi 5,700. Nigeria Afrika yacu ni miliyaridi 5,400. Ubushinwa ni miliyaridi 5,000 nayo na 400. Iyi gaze dukoresha yagiye ijya mu Rwanda mu bihe bitandukanye, ariko by'umwihariko byamenyekanye ni igihe gaze muri 2008 na 2009 kujya 2010 yari ku giciro cy'amafaranga ari hejuru cyane, aho ikiro kimwe cyaguraga amafaranga 2,100. No kuvuga ko icyo gihe gaze yaguraga umugabo igasiba undi, ariko leta y'u Rwanda ifitemo uruhare kuko yayisoreshaga umusoro wa TVA yaje gukurwamo 2010. Aka kanya rero gaze yagabanyitseho 1/2 cy'amafaranga iyo ugura ubu ngubu. Fata gaze umuragura amafaranga uko yagura ukube kabiri, niko muri uwo mwaka gaze yaguraga.
ariko ubu ngubu muri 2010 gaze yatangiye kujya hasi ku buryo igura kimwe cya kabiri cy'igiciro cy'imyaka ishize. Ni nabwo yatangiye gusakarwa mu Rwanda, ndetse icyo gihe yagurishwaga n'amasosiyete abiri twavuga yarazwi cyane nka Societe Petrole Rwanda SP ndetse na Sulfo Rwanda. Gaze iyi tuvuga ducanaho ikaba nayo ari kimwe mu bikomoka kuri peteroli. Ntitwagobora kwibukiranya bimwe mu bintu bikomoka kuri peteroli bigera mu 8 kugira ngo tubashe gusobanukirwa gaze nayo aho ituruka. Ku mwanya wa 8 hari igodoro. Igodoro nageranya nk'aho ari deshe, ariko izo deshe ntago zijugunywa, zikoreshwa kaburimbo nk'uko mubizi. Ku mwanya wa 7 hari amavuta y'amato manini ayafasha kugira ngo abashe kugenda. Ku mwanya wa 6 hari amavuta ya za moteri z'imashini ndetse n'imodoka. Ku mwanya wa 5 hari mazutu ijya mu makamyo, mu modoka manini n'amabisi. Ku mwanya wa 4 hari benzine iyi itwara indege. Ku mwanya wa 3 hari nafa ikoreshwa mu miti. Ku mwanya wa 2 hari essence y'imodoka ntoya, essence tuzi twese. Ku mwanya wa 1 ari nawo turaje insinga hari iyo bita gaze. Iyi gaze iba hejuru cyane n'ibanza. Urabona ko yo tuyikoresha ari nk'umwuka, ariko ibitse mu kintu gaze ihinduka nk'amazi. Uyu mwuka wa gaze rero ugira impumuro itandukanye n'indi mpumuro nakwita kwinuka. Uyu mwuka wa gaze cyangwa se iyi gaze ishobora kuvanwa muri rwa ruganda nk'uko nababwiye ruguru. Uru ruganda rufata amakamyo manini yabugenewe rugashyiramo wa mwuka cyangwa se ya gaze. Iyi gaze izanwa mu makamyo ikaza igapakururwa iwacu mu Rwanda cyangwa n'ahandi hose bayikeneye hakoreshejwe bwa buryo nababwiye bwa compresseur. Iyi mashini cyangwa se iyi modoka imeze nk'imashini iba yifitemo uburyo ushaka kwipakurura. Izana wa mwuka cyangwa ya gaze ugashyira mu matanka manini yabugenewe. Aya matanka niyo aza gukoreshwa nayo ashyira muri ya macupa ya gaze. Bisobanura ko iyi gaze ntago ari amatiyo aturuka aho gaze ituruka, ahubwo izanwa mu buryo nk'uko peteroli izanwa cyangwa essence ikashikirizwa mu matanka yabugenewe. Imiterere y'icupa rya gaze dushobora kwibaza ngo icupa rya gaze se ryo rimera rite, riteye rite? Iyi gaze dukoresha icupa ryayo naryo rifite amahame rigenga mpuzamahanga, ntago ari mu Rwanda gusa. Ni icupa rikozwe mu cyuma gikomeye cyane kitabasha kumeneka mu buryo bworoshye, kuko iri cupa rishobora kwikubita hasi n'igira ikibazo, ariko mu rwego rwo kuribungabunga rifite uburyo rikwikwamo, rifatwamo, riterekwamo, riratwarwamo. Icupa rya gaze rigira ibice bijya muri 4. Icya mbere dushaka kuvuga ko ari igice cyo ku mutwe. Icya kabiri ikaba igice twakwita ko ari nk'imikondo. Icya gatatu rikaba icyo twakwita nk'igihimba, ari icyo bita icupa nyine nyirizina. Icya kane twakwita nk'ingata aho gaze iba yicaye. Bivuze ko igice kibika gaze naho gihura n'ubutaka ku buryo cyabasha kuribwa n'ingese. Niyo mpamvu igomba kubikwa neza. Iri cupa rya gaze kandi amabwiriza yavuga ko mu gihe kingana imyaka 10 iyi cupa iyo ryangiritse cyangwa se rishaje ku buryo bugaragara risubizwayo rikajya kuvugururwa. Bivuze ko ryongera gushwanyaguzwa rigashongeshwa, hakaza kuvamo wa muyonga waryo uza gukora indi cupa rishyashya risimbura iryari ryangiritse. Bivuze ko iri cupa ryo rifite garanti isaga imyaka 10 mu gihe ryashaje, ariko mbere yaho nabwo nyiri cupa yemerewe kurifata akajya kurivugurura. Uburyo icupa rya gaze rigomba kubikwamo rigomba kuba uburyo rubitse neza bwizewe, kandi icupa ribikwa rihagaze ryaba arimo rirakoreshwa cyangwa ribitse yashizemo gaze, kuko nibwo buryo ryagenewe bihonyere bwo kwicaraho. Twavuze ko agace kayo bita ingata cyangwa se gasa nkako twakwita ko ari amaguru yako, igomba kubikwa ryicaye. Kandi mu gihe gaze ugiye kwitwara nayo ntibisaba kwitwara uyitambitse. Amabwiriza avuga ko gaze igomba gutwarwa iri mu buryo bwiza buhagaze. Mu gihe wayitwaye ugenda yicu gusa, ugomba gukoresha iyi gaze umaje kuyitereka nk'umwanya mutoya kugira ngo ubashe kuyikoresha mu buryo bwo gucana, ukayireka ikabanza igatuza. Nk'uko tubimenyereye, icupa rya gaze dukoresha iyo ugiye kuyigura bashyira ku munzani bagapima, ukamenya ibiro utwaye koko niba koko ari byo uguze. Ariko tugomba kumenya tukakizirikana ko gaze burya igomba kuba iri mu ngano yayo. Iri cupa rya gaze rishobora kujyamo ibiro birenga ibyo uje kugura. Urugero, icupa ry'ibiro 6 rishobora kujyamo ibiro birengaho 3, ni ukuvuga risanzwe ry'ibiro 6 ariko rikajyamo ibiro 9, naho icupa ry'ibiro 12 rishobora kujyamo ibiro 15. Bivuze ko gaze ituzura ngo igere ku munwa,
neza nk'uko abantu benshi babyibwira. Gucugusa icupa rya gaze ntabwo bisobanura ko igomba kuba yuzuye igeze ku munwa, ahubwo hari umwanya usaguka baba barakoreye mu icupa kugira ngo uwo mwuka ujye uzamuka ari umwuka kugira ngo hazamuke amazi. Ahubwo ugomba kumenya neza niba icupa batarirengeje, kuko bihavamo intandaro ya aksida. Niba dusanzwe duteka ku muriro ariko wakomotse ku mwuka, ibaze dutetse ku muriro none ukomotse ku mazi ya gaze, kuko ako kanya kakuma gasohora gaze kazasohora amazi mwanya wo gusohora umwuka. Icyo gihe uwo mwuka cyangwa se iyo gaze izakira hejuru ku rwego rutari kwiye kwakiraho. Ibyo nabyo biri mu bintu ushobora guteza impanuka byihuse cyane. Niba dukoresha umwuka wa gaze mu gihe tugiye guteka, ari uzamuka ugaca muri ka kantu kabugenewe gasohora gaze tugacana, tekereza noneho ya regirateri cyangwa kakuma kabugenewe kazamura gaze kayivana mu icupa karamutse kazamuye amazi. Icyabaho nuko muri cya gihe utetse ufungura ya gaze yakiraga muri santimetero zitarenze n'eshanu, yahita yakira muri santimetero zigera muri 50, ni ukuvuga hafi igice cya metero. Ni ukuvuga ko ako kanya kuko uri hafi aho ngaho uwo muriro uhita ukurigata ukaba wakotsa cyangwa se byateza impanuka mu buryo bworoshye. Aha niho ndakwita ipfundo ry'ubuzima cyangwa se aho ruzingiye rw'ikiganiro cyacu, akari ubuzima bwacu bubitse bwo mu rugo cyangwa bw'abo mu rugo bakoresha gaze. Ndifuza ko wabasha gusobanukirwa n'ibi ngibi. Uyu mutwe wa gaze ukozwe mu kuma ka bronze, ntabwo ushobora kwangirika ku buryo bworoshye. Uyu mutwe wa gaze ugizwe n'akobo kabamo hagati, ako kobo kaba hagira agapira kagenda kakicaramo neza. Ako gapira icyo gashinzwe ni ukuzibira gaze mu gihe ushaka kuyikoresha kubitaca ku ruhande. Ako gapira kandi gashobora kwangirika gasimbuzwa. Ako gapira niko gatuma gaze idaca ku ruhande. Umumaro w'agapira ka gaze, ako gapira niko gatuma gaze itabasha guca ku ruhande ngo ibe yabasha guteza impanuka. Sobanukirwa neza uko agapira gakoreshwa. Mbere yo gukoresha gaze ugomba kumenya niba aka gapira koko icupa wakuzaniye karimo kandi wumva idahitisha mbere kwemera umuntu yikugejejeho cyangwa yicometse ko abasha kuvimba yatabitunganyije mu gihe afite ubushobozi. Regirateri nakuma nako kavana gaze mu icupa kayisohora kayohereza muki aho twakwita mu ishyiga cyangwa ushaka kuyikoreshereza abariho hose. Aka kuma ka regirateri gakozwe mu moko menshi. Iyi regirateri rero niyo yonyine ishobora kugena ingano ya gaze ushaka gukoresha uko ingana. Ntago ishyiga ryo rishobora kuba ryatuma gaze isohoka nkeya cyangwa isohoka ari nyinshi kumva nta mumaro ifite mu gusohora gaze. Ahubwo regirateri ubwayo niyo ifite ubushobozi bwo kurekura gaze. Kuri regirateri nusoma neza uzasangaho ibimenyetso cyangwa ibiyiranga bigaragaza gaze ishobora gusohora mu minota runaka cyangwa mu isaha. Ikakubwira ngo nshobora kuba nsohora gaze ingana gutya mu gihe kingana cyangwa ibiro bingahe mu gihe kingana n'isaha zingana gutya. Hari izo bita high pressure. Izo ni gaze zikoreshwa mu mahoteli cyangwa mu bigo binini batekesha ku nkono nini cyane. Ariko mu ngo dukoresha zitari high pressure, izi dukoresha zisanzwe. Nujya kuyigura rero ugomba gusobanukirwa niba koko aka kuma kariho umubare ushaka bitewe n'uko ushaka gukoresha gaze nyinshi cyangwa nkeya. Abakoresha ku tugaze dutoya natwo ni nk'uko nguko. Muri ako gaze gava gafite akantu bita bana. Iyi bana niyo ibasha gutuma gaze isohoka iva mu icupa. Uko icupa riteye ku munwa w'agacupa gatoya nako bijya gusa nk'ibya mbere, gusa itandukanye nuko naho habamo agapira. Aka gapira kaba mu icupa cyangwa mu munwa w'icupa gashobora gutuma nako gaze itaca ku ruhande. Aka kuma gakoreshwa mu buryo bwo kugira ngo ufungeho ka kabana nababwiye gafunga hejuru gacamo umuriro twakwita urutambi muri rw'ikinyarwanda tugenekereje. Uru rutambi rero rugira akantu gasa nk'akadomo kamanuka neza bugufunga ukagenda kajomba muri rya cupa kakakora kuri ya biye gaze ikabasha kuzamuka. Uyifunga aka kabana hari aho ugeze ukumva mukushatse guca ku ruhande ugakomeza ugakaza ukumva mukura cegetse. Mu icupa naho harimo agapira, aka gapira kunganira kandi kari kuri bana cyangwa kuri rwa rutambi kugira ngo gaze itabasha guca ku ruhande. Uyu ni umwihariko k'agacupa gatoya cyangwa se y'ibiro 6 irusha yandi ye ku mashyiga 2. Iri cupa ry'ibiro 6 rigira udupira 2. Utu dupira rero niko gashobora guzibira gaze kuba yaca ku ruhande. Bitavuze ko gashobora gukora ari konyine. Aka gapira kari kuri bana cyangwa kuri rwa rutambi ko gashobora kuzibira ya gaze mu buryo bworoshye kandi ugateka mu icupa nta karimo. Ariko iyo kamaje gusaza bishobora kuba byatera intandaro yo kuba yahitisha.
ugasanga bana yawe yashaje cyangwa se rwa rutambi rwashaje, kagapira karumye katakibasha gufata wa mwuka waca hagati y'icupa n'uru rutambi, ahubwo akaba guhitisha, nibwo uba ukeneye gukoresha icupa rifite kagapira ka kabiri mwimbere. Bivuze ko kugenza ko kanarimo nabwo n'uburenganzira bwagomba kubigenzura, kuko kagufasha kwirinda 100%. Tuve ku rutambi rwa gazi twisubize ku mashyiga, kuko ho aka gafite amahirwe angana na 90% tugenekereje yo kuba gaze itabasha guteza impanuka kwa gacupa gatoya, kuko wita ku bintu bitarenze kimwe gusa, no kwita ko aka kabana kawe gafunze neza kandi nta fite cyangwa guhitisha gafite. Iri shyiga ry'amashyiga abiri cyangwa ry'amashyiga ane bitewe n'irishyiga ufite niyo tujye kuganiraho. Rigizwe n'ibice nakwita bibiri. Hari igice kiboneshwa amaso bita housing, hakaba n'ikindi gice cy'indani mu ishyiga mwimbere. Iki gice rero bita housing kigizwe n'ikibati kizengurutse cyangwa ikirahure bitewe n'ubwoko bw'ishyiga ukoresha. Rikagira utuntu tumeze nkaho twakwita amashyiga inkono yicaraho. Aho kuri housing kandi hari icyo twakwita buto cyangwa se akuma gakoreshwa kugira ngo bashe kwatsa, twakita nka volume, wongera cyangwa ugabanya bitewe n'umuriro ukeneye. Imbere kandi naho hari icyo twakwita ko harimo itiyo. Iyo tiyo niyo ibasha gukwirakwiza gaze mu mashyiga yombi. Nyuma yaho akaba icyo bita ikibiriti. Hari amashyiga amwe akoreshwa mu buryo bwiza yiyatsa, ariko haba harimo akuma gakozwe nk'akabiriti ku buryo uza gukata cyangwa gufungura kagaturika, kamara guturika gatanga umuriro. Uyu muriro wa gaze ntagombera ikirimi cy'umuriro, ahubwo ni agashashi gato cyane katagaragarisha amaso, gasimbuka gakubita kuri ya gaze irimo irasohoka mu gihe wakase, ikahita byaka. Imbere mu ishyiga hagizwemo n'utuntu duke cyane tudashobora kumvikana, gusa iyo umuriro umaze kwaka uhita uca mu cyo twakwita nk'impombo. Izo mpombo nizo zibasha gutanga umuriro kugira ngo umuntu abashe guteka. Izi mpombo zikozwe mu buryo twakwitwa mu buryo bubiri. Hari impombo zikozwe mu mpombo zikomera, hari n'izikozwe mu ibati. Izo mpombo nizo zituma rero umwuka cyangwa se ya gazi yasohokeyemo itanga umuriro, ndetse ukazamuka muri forume itandukanye bitewe n'impombo ukoresha cyangwa ishyiga ukoresha uko rimeze, bitewe n'amahitamo yawe ujya kugura ku isoko. Uyu mugozi wa gaze nawo uvana kuri kakuma gasohora gaze mu icupa ukawucomekaho, ukavana kuri kakuma ujyana ku ishyiga. Uyu mugozi nawe ugomba kuba ukomeye. Uyu mugozi ukoze mu buryo butandukanye, ufite amakusha agera muri 4 ndetse hari n'ufite amakusha agera muri 3. Uyu mugozi iyo umaje kuwucomeka kuri kakuma gasohora gaze mu icupa, hajyaho akandi kuma gatoya bita koriye gashushanyije nk'impeta, ukagafunga gakomeza, bisobanura ko gaze naho yabona imenera. Ndetse no kwishyiga kagomba kuba kariho, ukagenda ukagafunga gakomeza kugira ngo gaze naho itabona aho imenera. Bivuze ngo ubu bikoze neza, bifunze neza, gaze iravanwa mu icupa, harimo ka gapira, igatambuka muri wa mugozi ikagera kwishyiga, ndetse wa mugozi ufunzwe na koriye ugasohokera mu mpombo zabyo, hakabaho icyo twakwita gucana noneho nta nkomyi, kuko byose byagenzuwe neza. Sobanukirwa uko gaze ikora nyirizina, nuko ikoreshwa, n'iki wakwirinda. Mbese ngiyo itunze ngomba kuyikoreshereza hehe? Nkuko mubizi twese tubizaranyeho, rubanda nyamwinshi dutuye ahantu ubwo bwirinzi butabasha kumvikana, ariko ndakwereka uburyo ushaka kuyikoresha kandi ugatekana. Aho tugomba gutekera hagomba kuba ari ahantu hagutse, ndetse akenshi hakaba hari idirishya. Ni byiza gutekera ahantu hari idirishya, usibye no kwirinda gusa n'umwuka wo mu gikoni ugashobora gusohoka, kandi gaze ikabasha kuba n'umwuka mu gihe habaye impanuka, uwo mwuka ukisohokera ukagenda. Icupa rya gaze nabyo bwaryo, nubwo benshi dukunda kuribika mu tubati mu rwego rwo kurinda umutekano, ariko mu gihe habonetse impamvu zimwe twavuze ruguru ishobora kuba gaze yahitisha inyuze kuri wa munwa w'icupa, byagorana cyane kugira ngo ugere ku icupa ubashe gukumira impanuka itaraba y'umuriro wa gaze. Ubundi buryo bwiza ushobora kubikamo icupa ryawe mu gihe urikoresha ni uburyo bajya bakoresha icupa rikubakirwa hanze, nubwo mu Rwanda twajya ku rwo rwego kuba wasiga icupa hanze, kuko aho ngaho ubasha gukumira kimwe gishobora guteza impanuka. Gusa aho dutuye twese tuhaziranyeho, niyo mpamvu ugomba kubafasha uburyo bwiza bwo kugira ngo dukoreshe gaze neza kandi mu buryo bwizewe. Ntabwo bivuze ko kuba udafite ibyo byose utagomba gukoresha gaze. Nubwo waba uri mu nzu ifunganye, ntabwo ubuza gukoresha gaze, ahubwo ugomba kugenzura neza ko rya cupa uhawe ridafite aho rihitisha, ukoresha bya bimenyetso twakubwiye ruguru.
kugenzura niba icupa ryawe ridafite ikibazo, ridafite aho ritisha ku munwa waryo mu gihe ucometseho ya regulateur imbere yo gucana, kumenya ko umugozi wawe utangiritse ushobora kuribwa n'imbeba, kumenya niba ishyiga ritari ricanye mu gihe gazi yashiragamo ukibagirwa ko tuyizimya. Aha niho haturuka impanuka. Akenshi bamwe bihutira kwirukanka gushaka indi gaze, nyamara bakibagirwa gusiga bazimije kuri ya mashyiga, akaba arangaye. Iyo avuye kuzana indi gaze araza agacomekaho irindi cupa, wa mwanya arimo atunganya ibindi bintu byo gutekaho kuko yari yaranjije bwa mbere, iyo gaze birimo iratumuka ako kanya kubera wasi cyangwa se haraka sinzi ko nabivuga mu Kinyarwanda, yahutihuta umuntu aba afite yo kwita kwakira cyangwa se yaba ari mu rugo yatinze guteka, ugasanga wa mwuka urimo urakwirakwira mu nzu. Iyo kwirakwira mu nzu ry'uwo mwuka ni hahandi ntuza guhinduka ugiye gucana, wa mwuka wamaje gusohoka ugicana uhita ufatwa n'inkongi y'umuriro. Tugomba kwitonda rero. Uko guhitisha kwa gaze rero, mbese ushobora no kubyumva ukoresha uburyo bw'impumuro ya gaze, kuko gaze yo ntago ihumura, inuka mu nzu. Iyo inuka mu nzu rero ntuba wemerewe gucana ikintu icyo ari cyo cyose gitanga umuriro, ikibiriti cyangwa se gucana itara ryo mu nzu bamwe bakoresha amashanyarazi n'ikindi kintu cyose gikomokaho umuriro, gucomora ikintu cyari gicometse cyangwa ikindi icyo ari cyo cyose. Ahubwo icyo ugomba kwihutira gukora ni ukwita ufungura amadirishya ndetse n'imiryango, nibura iminota igera ku 10 uwo mwuka nibumva ari mwinshi ukabanza ugasohoka mu nzu, ukabasha kongera kumenya ngo byapfiriye hehe. Mu gihe udasobanukiwe ibya gaze, ugomba kubaza abasanzwe bagufasha bakugezaho gaze mu rugo, kuko n'uburenganzira bwawe kubabwira ikibazo wagize. Mu gihe ubwo butabazi utabonye byihuse, ugomba kwirinda gucana kuri gaze ukayicomora ukayireka uko yari iri, ugashaka ubundi buryo bwo kwifashisha mu gihe utabasha kubona umuntu bugufi bwawe. Ntago wemerewe guhatiriza gukoresha uburyo bundi bwo kwiyaranja ngo uteke kuri gaze kandi ubundi ufite ikibazo, kuko aho ngaho niho benshi bajya bahurira n'ibibazo, ugasanga benshi barimo bararwana no kubasha kwikiza cyangwa se kwifasha. Rimwe ugasanga bafata amabuye bakagereka ku macupa ya gaze kuri regulateur mu gihe ziba zarangiritse, cyangwa se akayikoresha ifite fluid ati ntacyo biri butware. Niyo mpamvu tugomba kwirinda kugira ngo tubeho. Mu mabwiriza ya gaze nk'uko bisanzwe, nta kintu na kimwe cyemerewe gukoresherezwa aho ngaho hafi y'aho utekera kuri gaze. Urugero nk'amakara, ntago wemerewe guteka ku mbabura y'amakara hafi y'aho ukoreshereza gaze. Ibi mu bimenye mu byiteho, kuko bishobora kuba intandaro yatuma habaho impanuka. Ugomba gushyira imbabura kure y'aho utekerera kuri gaze. Bisobanura ko haramutse habonetse impanuka cyangwa se uguhitisha kwa gaze utabimenye, ya mbabura yorohereza vuba wa mwuka kuba wasimbukira ku mbabura bikabyara inkongi. Bivuze ko gaze itekwaho yonyine, nta mpamvu yo kugira ngo ukoreshe gaze hafi y'imbabura, ahubwo imbabura ijya kure ya gaze. Mu gihe witaye kuri bitwavuze haruguru, hehe n'impanuka mu rugo rwawe. Ariko tugiye kubagezaho kimwe ugomba gusobanukirwa neza cyane. Ibiteza impanuka nuko wakwirinda mu gihe hari inkongi y'umuriro itangiye ako kanya. Ariko mbere ko ntangira aho ngaho, ndagira ngo mbanze mvuguruza imvugo zikunda kuvugwa ku iturika rya gaze ritavugwa kimwe. Gaze dutekaho ntago akenshi tuvugwaho kimwe ku iturika ryayo cyangwa ku manuka zayo. Iri cupa rya gaze nk'uko twabivuze ruguru, wagenzuye bya bindi byose, ibi ngibi twita iturika rya gaze ntiryabaho. Icupa rya gaze rero ntabwo riturika nk'uko twibwira, ahubwo habaho guhitisha kwa gaze byatewe n'uburyo butandukanye twavuze haruguru. Haba kagapira cyangwa ubundi buryo bwari bwo bwose, gaze isohoka mu icupa mu buryo butabugenewe, igakwirakwira mu nzu. Uwo mwuka uba wuzuye mu nzu, ugifungura inzu uba wawumvishije, ariko twajya tubasobanurira mu gihe wumvishe umwuka icyo ugomba gukora. Ariko mu gihe habayeho kutirengagiza cyangwa kwirengagiza kwirinda bya bindi byose, habaho iturika. Iryo turika rero ni irihe? Wa mwuka wuzuye mu nzu umenye ufunguruka gukubita ukinjira mu nzu, uwo nguyu uhuye n'akantu gatanga umuriro cyangwa se igishashi. Nubwo mu Rwanda ntago bikunze kuvugwa cyane cyangwa kubaho cyane, kuko inzu zacu akenshi zubatse mu buryo zisohora ahantu cyangwa zifite ahantu zisohorera umwuka. Bisobanura ko munsi y'umuryango haba hahari n'amadirishya rimwe na rimwe, inzu zitarimo parafo cyane, uwo mwuka ntago usohoka mu buryo buhagije. Ariko ahenshi uko inzu zabo ziba zifunguye, uwo mwuka uragenda. Habaho n'icyo bita impanuka, umwuka ukarangira ku icupa. Iturika ni iki rero ribaho? Wa mwuka wuzuye mu nzu niwo uza ukuzuramo mu buryo kubura aho usohokera, ugatangira kubyiga no gushaka hari akenye ngo usohoke.
nuhura n'umuriro rero wenda ukaza ukabyirengagiza ugacana gaze, niko wa mwuka uzahita uhura n'umuriro hakabaho iturika. Wa muntu ubikoze cyangwa se aho bikorewe niba uhagaze mu muriro ikizakurikiraho nyuma ntukimbaze, kuko ako kanya ya gaze yuzuye mu nzu irwana no gushaka gusohoka, ikaba yakubita nk'urugi cyangwa igisenge cyangwa igikuta, rimwe na rimwe kikaba cyagwa. Muzabira mu mafilime aho bategura cyangwa se imitego ya gaze cyangwa imipira ya gaze, rimwe na rimwe ukabona nk'itaje yose igice ibirahuri biraturitse, ariko ntago rya cupa rya gaze rijya risandara nkuko twibwira, ahubwo usanga rigiteretse hahandi hamwe ritereka nyine muri yanguni hakabaho gushya. Inkongi navuga ibaho ku icupa nuko rya cupa rigitangira kugerwaho n'umuriro rifite nk'iminota isaga 30 yo kuba rikicaye hahandi, wa muriro ugasimbuka ugafata ku munwa w'icupa. Kuri wa munwa w'icupa habamo agapira gatuma gaze idasohoka mu buryo yishakiye. Icupa rimaje gushyuha rero wa muriro utangira gushyushya icupa, noneho ka gapira kagashonga, kamara gushonga wa mwuka uri mu icupa rya gaze ugatungereza mu kirere ku buryo bifata nko muri plafo y'inzu. Uwo muriro ntago ugishoboye kuwuzimya rero, aho niho twita iturika rya gaze. Ariko numva ko ari gaze iturika ntago ari icupa riturika, dusobanukirwe neza. Nyuma yo guturika k'uwo muriro cyangwa k'iyo gaze iba yasakaye mu nzu, iyo uri mu nzu urumva uri mu muriro hagati, ntago wabasha kurokoka uwo muriro kuko ubwenge n'ubwoba biragukubita ukagwa hasi, naho umuriro ugakora icyo ugomba gukora, ugatwika byose. Nkuko bisanzwe leta y'u Rwanda ihora tugira inama mu gihe habaye inkongi y'umuriro icyo twakora n'iki cyangwa twakwitabaza iki. Hari umuriro ubasha gutabara ako kanya, ubutabazi bw'ibanze. Ukibona gaze yawe ifite fuite cyangwa se umuriro yatatse, ntago usabye kuyihunga ngo yirukanke ngo icupa ritaguturikana, kuko icyambere nuko iyo fuite ibayeho uhagaze aho ngaho kandi utetse. Iyo abari kwica iba yakwishe, ahubwo ako kanya byihutirwa hari ubutabazi bw'ibanze ugomba gukora. Icyambere nibura ugomba kuba wafata nk'umwenda unywa amazi, twava nk'ikiringiti cyangwa itorosho cyangwa iswime, ukawutoza mu mazi, wihutira kujya kuri rya cupa niba ariho umuriro wasimbukiye, kuko hari harimo guhitisha cyangwa ari kwishyiga. Yari kwishyiga ufunguro ya regulateur direct ako kanya kahitivaho uwo mwanya. Ariko iyo umuriro wasimbukiye ku icupa we guhunga ngo wirukanke, kuko iminota icupa rigeraho gushyuha kugira ngo kagapira kaze gushyuha gapfe, gaze zamuka ku buryo budasanzwe ibitaragira. Nibura hagati y'minota 15 na 30 nibwo iryo cupa riba riri mu muriro riba ryatangiye kurekura gaze, noneho wa muriro ukabasha gutwika byinshi. Ariko mu gihe umuriro w'inkongi uteye uwureba wihunga, icupa ntacyo ryaba, ahubwo wihutira gufata cya gitambaro nakubwiye ugapfuka kuri rya cupa neza, ukazengurutsa wa muriro tuziba neza, ukazibangatana. Urazibira neza kugira ngo wa mwuka urimo kubona oxygene kugira ngo byake ubure oxygene, noneho umuriro uzime. Ako kanya amasegonda atenze 30 umuriro uba wazimye. Bwa bwoba bwacu bwo gutinya icupa cyangwa iturika rya gaze nibwo butuma iyi gaze dukoresha mu ngo itwika ibintu biri hafi aho ngaho mu gihe wagize ubwo ukirukanka. Itangira gusakuma biri hafi, yibitse mu kabati nk'ubwo nababwiye mbere ko atari byiza kubika gaze mu kabati kaba kamaje gushya. Itangiye gusakuma biri hafi, amasafuriya cyangwa se ibindi bintu biri aho hafi. Niyo mpamvu icupa rigomba kuba riteretse ahantu ushobora gutabara byoroshye impanuka ya gaze itangiye, akarusho ukarishyira hanze. Usibye ya mazuru ari mu rupfu atumva impumuro ya gaze, naho ibyo twavuze haruguru byakurengera. Niba habaye inkongi rero ugomba kwita umenyesha inzego cyangwa se wa murongo wabugenewe wo ku nkongi z'umuriro, ugahamagara ukabasha gufashwa byihuse cyane. Ugomba kwegezaho ibintu byose ubona bishobora guteza impanuka byo mu buryo bworoshye, ukabivana iruhande, ndetse waba uturanye n'abaturanyi hafi yawe ukababwira kwegerayo, kuko iyo nkongi y'umuriro ishobora gukomeretsa cyangwa gateza byinshi cyane cyangwa impanuka nyinshi tutibwiraga aka kanya, kuko inzu turimo irimo amashanyarazi n'ibiti n'ibindi byose bishamikiranye bishobora guteza inkongi y'umuriro. Ahandi mugahamagara ndetse wa murongo utishyurwa wa polisi y'u Rwanda kugira ngo abashe kubafasha. Njye bageze ikiganiro kandi nkanabategurira, ndi Mukiza Paul. Nakagaruka channel yanyu ni Byose Ahabona TV.